Muraho neza abakunzi bacu baraho dukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagishye kugira ngo nitujyeho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. No kubera iki tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa, nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore muhita utsinda ikintu busabwa no kubona kugiye kino kizame kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ujye tukibona kugiye mbere y'uko ureba ino video ujya hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkiraho aba ari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya ahita ukibona kugiye. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, akunda gupostinga ikibazo kiri gukunda kuza. Ibi byose rero kugira ngo ujye ubibona kugiye hamwe na kino kizame cyawe kimaze gukorwa, ujya hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Ariko mbibutsa ko code ziri koneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 16 ngufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite indangamuntu mu minota 3 umaze kubona code mu karere ushaka, itariki ushaka ndetse n'isaha ushaka, twaba tumaze kukushakira code tukatonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyagufasha tukajya tujye kukiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha waba hose mu gihugu kandi wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikagwa dugute uduha amasaha uboneka ku munsi, ukatubwira ati mboneka wenda saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, asige tukakwigisha wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gukanda subscribe hasi, ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa gisobanura iki? Video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kwibakorera iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo na bino bibazo bagenda babazaho, ibi byose biri muri iyo video. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nugiye kwa kino kibazo cyerekeye ku byapa kere kucya kikugora. Icyapa gisobanura iki? Kirimo ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze umuzenguruko utukura baravuga ngo mwibara ritukura, mpande 3 mwibara ritukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki rero? Hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo icyo ukuri kimwe ukacyandika ku gapapuro. Aranga umuyaga w'intambike, mbega ngo urusaku rwo mu muhanda, mbega ngo ikibuga cy'indege, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo uze ngo ibisubizo byose nibyo, niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, kino bashatse ngo A iraba ari igiso cy'ukuri, B iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na C iraba ari igisubizo cyanyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndiza ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni aho umuyaga w'intambike. Ku bantu mwize geography urabona ko kano kantu kari mu kirango, kino kirango cya kino cyapa ni ka kantu gapima umuyaga. Niyo mpamvu kino cyapa undi kiba gisobanura ko ugiye kugira ahantu hari umuyaga w'intambike. Ndakeka ko ari guhitamo A, ndakeka ko ari kuyandika ku gapapuro. Utari wagikoze ukaba uri ko n'ibyapa biri kukugora, genda ujye kureba iyo video ikoze neza, ndizira ko uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Mbibutsa ko code ziri koneka waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa duhamagare iyo ufite indangamuntu mu minota 3 umaze kubona code, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, icyo ukora ni kimwe. Uratwandike cyangwa duhamagara kuri 0789 935 16 tukabigufashamo. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese babwita ngo iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe. Arango feri y'urugendo, mbega ngo feri yo guhagarara umwanya munini, ese ngo feri yo gutabara, mbega na igiso cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga ntabwo kiri gukora neza, feri ntabwo iri gukora neza,
Ese ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo icyo kinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri itari gukora neza babwita ngo iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ariko nkwibutsa kuri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugora, ucyandika muri komenti, ukajya aho hantu h'umukara handitse subscribe ukahakanda, nazajya iryo somo nsabye ukazahita uribonera ku gihe. Hano ndakeka ko maze guhitamo isomo cy'ukuri, ndiza ko maze kucyandika ku papuro, isomo cy'ukuri nta kindi ni se. Ubwo buryo bukoreshwa babwita ni feri yo gutabara. Ndakeka ko maze guhitamo se, ndakeka ko maze kuyandika ku gapapuro. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye kwiga umunsi umwe, undi ukurikiye ukajya gukora, cyane cyane ku bantu baba badafite umwanya uhagije, uratwandikiye cyangwa udahamagara kuri 078 9 3 5 16 26, tukaza tukakwigisha, ariko biba bisaba kujya tukwigishe turi kumwe. Rero mutwandikiye cyangwa mutamagare kuri izo nimero, ibi byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Bavuze nibura, ntabwo bavuze ngo gitegetswe, ahubwo bavutangije ngo nibura. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ara ngo 2, mbega ngo 3, sega ngo kamwe, dega nta isomo cy'ukuri kirimo. Yavuze nta isomo cy'ukuri kirimo, nta nubwo nzojya kubivugaho, ndakeka ko muba mubizi. Washizwe ngo A ntabwo ari isomo cy'ukuri, B ntabwo ari isomo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni se. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri kamwe. Bavuze nibura, ntabwo bavuze ko ari itegeko. Hari icyo uzabona gifite 2, ariko ntabwo hano bavuze ngo ikinyabiziga gitegetswe kugira, ahubwo bavuze ngo nibura gitegetswe. Mu cyongereza nibyo bita ngo at least, kikaba gifite nibura kamwe. Ndakeka ko muzi guhitamo se, ndakeka ko muzi kwandika ku papuro. Imvura yaguye ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri, nitwo bita ngo duhanagura ibirahuri. Ese ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe nibura? Rero ni kamwe. Ndakeka ko muzi guhitamo se, ndakeka ko muzi kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabaza ibibazo 9 biragarutse, kandi ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe ukosoye. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Nawe ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, ikintu cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera kujya wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ariko bicishije mu murongo utukura. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ara ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, bega ngo iherezo ry'umuhanda urombeje ibice byinshi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashazwa ngo A iraba ari isomo cy'ukuri, iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, na B iba ari isomo cy'ukuri, iherezo ry'umuhanda urombeje ibice byinshi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyane cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utaramara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize ariyo ari kugira, yaba ari wowe wakoze kino kizame. Rero isomo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa ku mihanda biranga cyangwa biyobora, kiba kigaragaza iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Umuntu warebye iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, ndakeka ko bino bibazo by'iki ku byapa bitazongera kukugora. Umara kuyireba usobanukiwe neza. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyisearchinge urahita ubona video y'ibyapa byo ku mihanda ikoze neza, uyirebe kugira ngo nujya kwa bino bibazo byerekeye ku byapa bire kujya bikugora. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza, haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niye myifatire wagira ko nura mumotari agiye kuza mwabona muhanda uri kugenderamo, no wino fresh y'umuhondo agiye kuza ibumoso bwawe,
ariko agiye kuva muri uriya muhanda uri imbere yawe. Ndakeka ko muri kwitegereza neza ino shusho tugezeho. Hari nawe uri kugenda, ino vola iri hano ni wowe utwaye ikinyabiziga ufite ino fureshi y'umutuku. Ese ugeze hano uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro. Ariya ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza, ubwo ni wowe bari kuvuga, ugomba gukomeza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuguma mu ruhande rw'iburyo kugira ngo ahe inzira umumotari. Uriya mumotari ugiye kwinjira mwa uno muhanda arimo. Sekavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gutegereza. Mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye imodoka, kubona umumotari agiye kuza mu ibumoso bwawe ariko agiye kuva mu wundi muhanda agiye kwinjira mwa wundi urimo, ariko wowe ukomeje iri imbere. Ese uba ugomba kugira iyo myitwarire nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Uyu munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi, ni ingenzi ko wajya mu kizami umaze gusura kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Aho nk'umuyobozi w'ikinyabiziga imyitwarire uba ugomba kugira, hari igiso cy'ukuri nta kindi ni umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Kubera iki? Murabizi iyo bagiye kugusanga mu muhanda urimo, urakomeza nibo bagomba kuguha inzira. Iki kintu nkeka ko mucyumvishe. Uri kugenda mu muhanda, wewe iyo ubonye hari undi muntu ugiye kwinjira mu muhanda urimo, urakomeza ukagenda. Uba ufite uburenganzira bwo gukomeza ukagenda, kuko we aba agomba kumanza agahagarara, wamara gutambuka akabona kwinjira mu muhanda urimo. Niyo mpamvu umuyobozi w'ikinyabiziga ni wowe uzakomeza kugenda. Uriya mumotari nagera hariya azibwiriza ahagarare kuko agiye kugusanga mu muhanda wari urimo. Ese urasobanukiwe? Ndakeka ko usobanukiwe. Ndakeka ko nunatangira gutwara bitazakugora, uzajya uhita umenya ese ninde uratanga inzira. Niba hari umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye gusanga mu muhanda, uzajya umuha inzira. Niba ari we ugiye kugusanga mu muhanda, azajya aguha inzira. Ubu umuyobozi w'ikinyabiziga rero aba agomba gukomeza. Ndakeka ko uzihitamo A, ndakeka ko uziyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6. Kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka, agasanga ataka cyangwa adakora, yakora iki? Bino bimenyetso bimurika ni mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni kuri feruje. Urahageze biriya byuma uharahageze ari amatara bari kuyobora ibinyabiziga, ari gukoresha amatara 3 ari y'umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga ntabwo ari gukora. Kandi hari ahantu habahuriye n'imihanda myinshi. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo ikibazo cy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Ari ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo gutwara neza nta gutinda mu isangano. Se ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. Mbega ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Iyo wavuze amatara ndangacyerekezo, mwebwe mubyita ngo ni ibinyoteri. Sinzi niba ari ikinyarwanda, niba ari indimi z'amahanga muravuga ngo ni ibinyoteri. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Umuntu uzi ngo ikinyoteri ni uruhe rurimi? Ni indimi z'amahanga cyangwa ni ikinyarwanda? Mubinyandikiye muri comment. Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, hitamo ikibazo cy'ukuri cyanyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko ikibazo cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko ikibazo cyanyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo ugeze hari ahantu kuri feruje ugasanga biriya bimenyetso byaka bidakora, ikintu uba ugomba gukora ni ikibazo cy'ukuri nta kindi ni guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga, ugaca ufite ubwitonzi. Murabizi hari ahantu haba ari biriya bimenyetso bimurika, akenshi hakunda kuba ari mu nkomane, ari ahantu hahuriye imihanda myinshi kandi imodoka zigenda mu byerekezo bitandukanye n'ibindi binyabiziga. Rero niyo mpamvu ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ndakeka ko muzwitamo A, ndizera ko muzkwiyandika
ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya karindwi, kirabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Birashoboka ko amatungo ashobora kujya mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda, bayijyanye wenda mu isoko cyangwa ni umunsi w'isoko abari kugenda mu muhanda, rero utwaye ikinyabiziga ugahura n'ishyo ry'amatungo. Yahoze ishyo ubwo ni ukuvuga amatungo menshi, rero uba ugomba kwitwara gute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro. Ari kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke, wayabona ukavuza ihoni kugira ngo atambuke. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Si ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Mbega ngo kuvuza ihoni no gutambuka na ubwitonzi. Hano urabona isuku kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isuku kuri amaze kugitamo, niza ko amaze kucyandika ku gapapuro, hano isuku kuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Mpora mbivuga, ugiye mu kizame ubonye mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ntabwo nkubwiye ko 100% bari ibisubizo bya nyabyo, ariko iyo ubonye nta kindi wizeyemo 100%, ujye uhitamo icyo kivuga gutyo. Gikunda kuba ari igisubizo cyanya cyo murabizi. Hano dukosora ikizame, turi kugenda tunababwira ukuntu ibizame bikorwa, nkanakubwira ibibazo bishamikiye kuri icyo kibazo turi gukosora, ku buryo dukosora ikizame kimwe bikaba nkaho wize cyangwa ubonye ku bibazo byinshi bitandukanye. Rero icyo kintu kimenye, nibakubaza bitewe n'ukuntu bakubajije uzahitemo ko umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Gikunda kuba ari igisubizo cya nyacyo. Rero hano duhisemo B, hano tuyanditse ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 1626, ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa, ufite indangamuntu, iminota 3 umaze kubona kode igihe ushaka gukorera, akarere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka. Twamara kugushakira kode tukaba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura kuba yajya gukora ikintu cyose cyagufasha, tukajya tuyara ikiguhera ku gihe wazagerwaho gukora rimwe, ugahita utsindira mu twandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 1626 tubigufashemo. Ikindi ni ukubibutsa ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitahunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandiki cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 1626 tubigufashe. Mu kibazo cya munani kikabaza ngo icyapa kivuga, ese kino cyapa kivuga iki? Kibwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira kivuga iki? Kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kivuga iki? Araho ngo ifungana ry'umuhanda iburyo. Mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Segango iki? Akayira gato. Degana iso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Itegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kino cyapa rero nakeka ko maze gutemiza cy'ukuri, nakeka ko maze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa kivuga iki? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona ko kino cyapa kirimo ibirango. Umuhanda wari mugari ugitangira, ugeze imbere urafungana, ariko mu by'ukuri uruhande rwateje ifungana ni urw'ibumoso. Niyo mpamvu babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ndakeka ko muzi guhitamo B, ndakeka ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 9, kirabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ubonye ko bagiye kugutepasa, rero hari ibintu ugomba kubahiriza. Ugomba kubahiriza iki? Ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Mbega ngo kongera umuvuduko. Sega ngo guhagarara. Mbega ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, na C, guhagarara nibyo bisubizo by'ukuri. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko hari undi muyobozi ugukurikiye ushaka kugudepasa. Ibyo bita mu Kinyarwanda cyiza kunyuranaho. Rero uba ugomba kugira icyo wubahiriza. Ubahiriza iki? Hano ndakeka ko bamaze guhitamo cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze guhitamo cya nyacyo, nizo cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Kubera iki? Abagiye kukunyuraho cyangwa agiye kukudepasa akoresheje uruhande rw'ibumoso.
ikintu ukora wegera iruhande rw'iburyo kugira ngo muhe umwanya uhagije ataguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Wabona bagiye kugudepasa ukegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda ukareka agatambuka, ukibuka no kugabanya umuvuduko kugira ngo agutambukeho byihuse. Hari igihe ujya kudepasa umuntu ukagira ngo ahubwo mwibukije ko yari ari kugenda gahoro, kubona winjije umuvuduko biriya byateza ibyago. Ikintu ugomba gukora ni ukwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda ukagabanya n'umuvuduko kugira ngo umuhe inzira atambuke. Ndakeka ko guhitamo A, ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza murabizi byinshi biteye ku buryo biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, nabyo murabizi. Ese bino byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa he? Ese cy'ukuri ni A mu masangano gusa? Ese cy'ukuri ni B mu bimenyetso bimurika gusa? Ese cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano no mu bimenyetso bimurika? Cyangwa ni cy'ukuri ni D nta cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari cy'ukuri, B ikaba atari cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze guhitamo cy'ukuri, ndiza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hari cy'ukuri nta kindi, ni D nta cy'ukuri kirimo. Bino byapa bibuzwa n'ibitegeka ntabwo bikurikizwa mu masangano gusa, ntabwo bikurikizwa mu bimenyetso bimurika gusa, ahubwo bikoreshwa no mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu duhisemo ko nta cy'ukuri kirimo, kubera ko ari akantu bongeyeho ngo gusa. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa bibura bibereyeho kumenyesha umugenzi. Hano umugenzi ari kuvuga ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Rero bino byapa biburira nka kiriya ubonamo inka, wagera imbere ukabona hari inzira y'amatungo, wabonamo umuyaga w'intambike, wagera imbere koko hakaba hari umuyaga w'intambike. Nibyo byapa biburira. Rero biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ariko ko hari icyago. Mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi, sega ngo imiterere y'icyago gitunguranye, ndeka ngo nta cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko cy'ukuri umaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Rero ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari cy'ukuri nta kindi, ni A, ko hari icyago. Ugiye kugera ku nzira y'amatungo bagahita bakubwira ko hari icyago gishobora no guterwa n'uko utari wabimenye, ukamenya ingamba urafata, ukamenya niba uragabanya umuvuduko, ukamenya niba hari igihe urahagarara, hari biba bisaba kugira uhagarare, ukamenya rero ingamba y'ikintu uri bukore. Niyo mpamvu ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Ndakeka ko muzi guhitamo rero A, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururaniye bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 11, mbega ngo metero 10. Sega ngo iki? Sega ngo metero 7, ndeka ngo nta cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hari bashobora guhindura kino kibazo bakabikwa muri santimetero. A, santimetero 1000 ariko ni byinshi, ntabwo wabihindura muri santimetero, byaba bibaye byinshi cyane. Niba kiguha bazakiguha gutya, nta kintu bazahinduraho, ko ntabwo wavuga ngo santimetero 1000, byaba bibaye byinshi. Ahubwo biba ari ibya metero 1 n'ibice, nibyo wahindura muri santimetero, cyangwa bakabishyira muri ibiri muri santimetero bakabishyira muri metero. Ariko nka zino metero zingana gutya ntabwo wakiguha kino kibazo babishyize muri santimetero. Niba kiguha bazakiguha kimeze gutya. Hano urabona cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero. Hano cyo kuri ndakeka ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Cy'ukuri nta kindi, ni C, aba ari metero 7. Ndakeka ko amaze guhitamo C, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%, imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? Tigeze neza usubizanye ubwitonzi. Ara ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, se ngo feri yo gutabara, ndeka nta cy'ukuri kirimo.
ese hano urabona icyo kikuri cyanya cyerekeye bino bisubizo bine baduhaye, hari ikintu kiri kugora uri gukosora kino kizame? Cyandike muri comment, hasigaye ujyaho hasi hasa umukara handitse subscribe uhakande, nawe ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda hajya uhakande. Ikintu cyose nsanya kiraho ari cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, uzajya uhita ukibonera ku gihe. Hano urabona icyo kikuri cyanya cyerekeye bino bisubizo bine baduhaye, urabona icyo kikuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki? Ariko n'ubundi usomye neza kino kibazo witonze uhita ubona ko urahitamo A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bavuze ngo bimwe mu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri, uko yaba yikoreye kose nyine iri kugumaho iri. Bavuze gumaho bavuze ngo hagarara, ariko na nyuma baza kubivuga ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda. Oya, niyo mpamvu rero ugomba guhitamo A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko utari wayihisemo, ise umenye impamvu duhisemo A, nizera ko n'iteka ryose kitazongera kukunanira. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizami uzakora uzahita ugikora ugatsinda ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Kubihe bipimo hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Aravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, D ngo nayo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizira ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizira ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, hano ho baba bashobora kubihindura bakaguha A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300. Ho babikora kuko zino metero zo ni nke, ko wazihindura muri santimetero biroroshye. Niba bihindura ntibizakugore niba koko uzi ko hari igiso cy'ukuri. Rero iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ubundi kino kibazo neza bakikoza kimeze gutya, ariko iyo bakikubajije ukabona bino bipimo bavuze ngo metero 2 na santimetero 75 bazishyize mu kibazo uhitamo metero 3. Ariko iyo bakiguhaye gutya zino metero batazishyizemo, metero 2 na santimetero 75 batabishyize mu kino kibazo, uhita uhitamo ko iso cy'ukuri ari metero 2 na santimetero 75. None abakiguhaye bino bipimo bashyize mu kibazo batabishyizemo, uzamenye ko uzahitamo metero 2 n'ibice 75 cyangwa metero 2 na santimetero 75. Ndakeka ko nibaramuka bagihinduye mu ubwo buryo kitazakugora. Ariko iyo bavuze ngo metero 2 na santimetero 75 ngo ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere karenga ku kilometero 25 ngo uvuye aho yapakiye ngo usibye mu nsisiro ngo ubwo gari bushobora kugera ku bipimo ngo yashatse ko n'ubundi biriyongera. Rero bishobora guhita bigera kuri metero 3. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kibabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ikamyo ariyo yose ikaba itarenza bino bipimo. Ari ngo toni 10, B ngo toni 16, C ngo toni 24, D ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Batubwiye ngo ku mihanda igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo ariyo yose, ikamyo ariyo yose yo mu gihugu ntishobora kurenga. Batubwira ngo A toni 10, B toni 16, C batubwira ko ari toni 24. Hano iso cy'ukuri ni D na iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Nukubera ko tuzi neza ko hari ibikamyo byinshi bishobora gutwara na toni 30. Rero hano bari batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ngo ntibugomba kurenga. Ese ntibugomba kurenga toni 10? Simuzi ko hari ibinyabiziga byinshi bishobora kurenza toni 10? Yego. Situzi ko hari ibinyabiziga byinshi bishobora kurenza toni 16?
Yego, situzi ko hari ibinyabiziga bishobora kurenza toni 24, amakamyo bishobora kurenza toni 24. Yego, niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bari batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa, ngo araba ari bino bisubizo bine baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 16 kibaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda z'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe arango iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Se ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ndega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ntubyitiranye A na B. Kuri A bavuze ngo iyo hari, kuri C bavuga ngo iyo hatari. Urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, kuko hari ayo mategeko birashoboka ko nyine haba ari n'icyapa kikubuza kuhaca, hari ayo mategeko. Ariko iyo adahari, niyo mpamvu duhisemo se, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe, arango mu nsisiro gusa. Mbega ngo ahegereye inyamaswa zikurura. Se ngo hafi y'amatungo, ndega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko bamaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kinini de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Neza neza kino kibazo barongera bakakikubaza, ariko iyo bavuze ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uhitamo ko ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iyo bavuze mu nsisiro gusa, uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko nikiramuka kije bagihinduye none bashyizeho ngo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uzahita uhitamo iyo ivuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa, duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari gihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amatara akurikira. Ayo matara araba ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Mbega ngo ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rishije. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rishije. Hano hari igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika wa papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rishije. Ndakeka ko muzwitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Uhisemo A iba ariyo ariko baguha 0, uhisemo B iba ariyo ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kibaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengira amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Urabizi ibinyabiziga byose bifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana no mu ntera igiye itandukanye, ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga biba bigomba kugira ihoni ryihariye ridasanzwe. Kuyo kivuze ihoni ugahita uvuga ati hari ikintu kibaye kidasanzwe. Ibihe binyabiziga rero arangwa ibinyabiziga ndakumirwa. Mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda. Se ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. Ndega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga ndakumirwa, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ibinyabiziga bikora ku mihanda. Hano hari igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika wa papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance mubona ko biba bifite ihoni ridasanzwe, ndetse na bino binyabiziga bikora ku mihanda, ndakeka ko mujya mu byumva biba bifite amahoni adasanzwe. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kiro kizame cy'umunsi cyabazaga ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga gigendeshwa na moteri kiriho ibyuma namenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntago yena binyabiziga
iriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara kiba cyagenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Iyo kigiyemo kiba gifite uruhushya rwihariye rutangwa n'umwe mwa bano bantu baduhaye, mwa bano bagabo baduhaye. Arangwa polisi y'igihugu, mbega ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, se ngo minisitiri w'ingabo, deka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona isoko cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero ndakeka ko bamaze guhitamo isoko cy'ukuri, ndiza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano isoko cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe ugomba gutanga n'uruhushya rukwemera ko watwara ikinyabiziga kirimo ibyuma ntamenwa gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Kino kizamini ndigizera ko ari ikintu kigufashije uri hafi gukora, jya hasi hasi umukara handitse subscribe uhakande kugira ngo ninjye cyawe ikintu cyose ujye uhita ukibona kugera ugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Fata ino video usharinge ku nshuti zawe zikeneye kwiga amategeko y'umuhanda baze twigane. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe twahita dutsinda. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare kuri 0789931626 tuyigufashe mu mujyi wa Kigali, ariko nta mwanya uba ufite ukeneye kwiga umunsi umwe ugacyo ukajya gukora, twandikiye kuri 0789931626 tukwigishe, tuze tukwigishe turi kumwe n'ugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha mu gihe byiza.